Ikipe ya Rayon Sports rero iri mu burakari bukomeye cyane nyuma y'uko itegeko cyangwa se amategeko ayirengera yirengagijwe cyangwa se agateshwa agaciro. Abayobozi ba Rayon Sports bakubwira ko bafitiye uburakari ikipe ya Mukura ndetse na Ferwafa, kandi bahize gutsinda ikipe ya Mukura ku munsi wo kwa kabiri. Ni umwanzuro bafashe wo kujya gukina match yo kwa kabiri, gusa bayerekesha ubusobanuro bagaragaza impamvu basubiye gukina na Mukura. Abakinnyi ba Rayon Sports bo biteguye neza cyane ku munsi w'ejo bakoze imyitozo, nabo bavuga ko bafitiye uburakari ikipe ya Mukura, bavuga ko cyangwa se bashinjwa ko ihora ibatsinda. Baravuga bati ikipe ya Mukura nyuma yo kutwiba no kuduguza ntago izaduciye ku bungubu. Reka nze nkubwire iby'abayobozi ba Rayon Sports icyo bahize ndetse n'ibyo bashaka ku munsi wo kwa kabiri ko byakurikizwa. Nge ndi Ben Journalist, reka nze mbikuvira imuzi n'umuzingo nkwereke iri tangazo naryo ndi gusomere neza akantu ku kandi, maze nkubwire ibyaryo uko byifashe kabisa. Kora subscribe, like, share na comment. Ni Ben Journalist, iyi wumva ni Ben Journalist official. Yes, nkuko ibona neza cyane iryo tangazo ubona kuri ekra yawe rwose ni tangazo rigaragaza ikipe ya Rayon Sports ivuga ko yemeye gusubira mu mukino. Reka ndibasomera uko ryanditse maze namwe mwumve akantu ku kandi. Itangazo rigenewe abanyamakuru. Association Rayon Sports ku mwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa. Ikipe ya Rayon Sports bwo yandikiye Ferwafa ku mwanzuro w'akanama k'ubujurire cyangwa se ku mwanzuro waje gusohoka ugaragaza ko kujurira kwa Rayon Sports bitewe utwatsi. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sports baramenyesha abafana bayo ndetse n'abakunzi mu mupira w'amaguru ko butanyuzwe n'umwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa kuko wafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga amarushanwa. Rayon Sports yatangiye igaragaza ko itanyuzwe n'umwanzuro w'akanama k'ubujurire kuko ngo wafashwe hanyuranyije amategeko agenga amarushanwa. Ati ni icyemezo kigaragaza akarengane gakomeye. Nubwo bimeze bityo, nk'ikipe iharanira amahoro igahagarara abafana bayo, twafashe icyemezo cyo kwitabira umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro tuzahuramo na Mukura Victory Sport uteganyijwe kuwa kabiri tariki 22 Mata 2025. Bafashe umwanzuro wo kuzasubira i Huye bakajya gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport nk'ikipe iharanira amahoro kandi ihagararira abafana bayo aho bari hose cyangwa se aho bagiye gukina hose. Ubwo Rayon Sports yatangiye igaragaza rwose muri aka kambere igaragaza ko itanyuzwe n'umwanzuro wafashwe n'akanama k'ubujurire, ariko igaragaza ko izajya gukina nk'ikipe iharanira amahoro. Nyuma y'iki gika cya mbere cyangwa se nyuma y'ino introduction batanze impamvu zihamya iki cyemezo. Ni icyemezo nyine cyo gusubira i Huye, impamvu zigihamya cyangwa se impamvu zikigaragaza neza. Impamvu ya mbere ihamya iki cyemezo, guharanira amahoro. Impamvu ya kabiri ihamya iki cyemezo cyangwa se ihamya uyu mwanzuro wo gusubira i Huye kujya gukina, guharanira ubutabera n'ubunyamwuga. Impamvu ya gatatu, Ferwafa ngo nikwiye kwica amategeko nkana. Impamvu ya kane, Ferwafa igomba kuzuza inshingano zayo nk'uko amategeko abiteganya. Mereye ku mpamvu ya mbere, guharanira amahoro, ndetse bagira bati iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubahiriza intego nyamukuru y'igikombe cy'amahoro. Kwimakaza amahoro binyuze mu mupira w'amaguru niyo ntego ya Association Rayon Sports kandi tuzakomeza kwiharanira. Impamvu ya kabiri ihamya icyemezo, guharanira ubutabera n'ubunyamwuga. Banditse bagira bati nubwo amategeko atubahirijwe, dufite icyizere ko amakosa yakozwe atazasubirwamo hagamijwe gusigasira icyizere cy'abakunzi b'umupira n'iterambere rya siporo y'u Rwanda. Abanyamategeko bacu bazakomeza gutanga ibitekerezo n'isesengura mu nyungu rusange z'uyu mukino. Impamvu ya gatatu, sasa rero Ferwafa nikwiye kwica amategeko mwana. Ndagira ngo tugendane neza aha hantu. Tuributsa ko ari inshingano za Ferwafa kurengera amategeko no kuyubahiriza aho kuyica nkana. Umuryango uyobora umupira ugomba kuba icyitegererezo mu kubahiriza amategeko yashyizweho n'abanyamuryango bawo. Turasaba abanyamuryango ba Ferwafa gusigasira amategeko mu gihe yirengagijwe ku bushake. Twese dufite inshingano yo gukomeza kubungabunga amategeko atugenga. Anga basaga nk'abacisha akanya kuri Ferwafa bayibutsa inshingano zayo nk'uko batangiye bavuga ati tuributsa ko ari inshingano za Ferwafa kurengera amategeko no kuyubahiriza. Bayibwiye bati ntabwo mukwiye kwica amategeko nkana. Umuryango uyobora umupira ugomba kuba icyitegererezo mu kubahiriza amategeko yashyizweho n'abanyamuryango bayo. Kandi bacije akanyafu ku banyamuryango cyangwa se amakipe yose agengwa na Ferwafa. Ndetse bagira bati turasaba abanyamuryango ba Ferwafa gusigasira amategeko mu gihe yirengagijwe ku bushake. Nabo abakebe barabwira ati nimukwiye kureka amategeko ngo yirengagijwe ku bushake, ahubwo mukwiye kuyasigasira
amakosa yakozwe ntiyongere kubaho. Ati twese dufite inshingano yo gukomeza kubungabunga amategeko atugenga. Impamvu ya kane isigasira icyemezo cyangwa se impamvu ya icyemezo basubiye i Huye kujya gukina, banditse bati Ferwafa igomba kuzuza inshingano zayo nk'uko amategeko abiteganya. Dushingiye ku ngingo ya 38 igika cya 5 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa, turasaba ko Ferwafa yubahiriza iyi ngingo ndetse ikagaragaza umurongo uhamye kwishyirwa mu bikorwa ry'izi nshingano mbere y'uko dusubiramo umukino. Ubwo hari ibyo basabye Ferwafa cyangwa se hari ibyo Ferwafa igomba guhereza Rayon Sport nk'ikipe yari yatanze itike cyangwa se igatanga ibyayo byose ikajya i Huye, hanyuma umukino nube kandi bitabaturutse. Ubwo ngubwo Ferwafa bayisabye ko ibyo byose ibikorera igenzura maze ikareka Rayon Sport ikasubira i Huye, kandi igasubira i Huye nta kiguzi cyangwa se nta kintu byongeye kwicaginga. Basoza bagira bati bikorewe i Kigali kuwa 20 Mata 2025. Perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade niwe washyize umukono cyangwa se niwe wabyanditse. Ubwo ngubwo ngayo nguko nuko bimeze muri Rayon Sport. Ariko tuvuye mu itangazo cyangwa se tuteye gusesengura itangazo cyane rasobanutse, ikipe ya Rayon Sport kwa kabiri izajya gukina cyangwa se ku munsi w'ejo irajya gukina na Mukura Victory Sport ya mu karere ka Huye, iminota 63 itari yakinwe nyuma yo kwakinwa iminota 27 y'igice cya mbere gusa. Ati sasa rero haraza gukorwa iki kende. Ikipe ya Rayon Sport yabwiye abakunzi bayo ko umukino wasubirwamo no kwihangana bakongera bakareba ko bayisapotinga, kuko ikipe ya Rayon Sport uburakari ifite muraje namwe mwumve rwose uko byifashe. Umwuka uri mu nzove ntabwo byoroshye abe n'akana gatoya. Ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi bayo bose ubwo ngubwo bahize gutsinda Mukura. Abayobozi ba Rayon Sport bahize gutsinda Mukura, baravuga bati ntabwo ibintu bibaho, nyuma yo kudukora akarengane ntabwo amanota muri atwara, ibyo mwigira byose uko mwigira kose muragwa hariya iwanyu. Rayon Sport irashaka intsinzi mukino wa mbere igikombe cy'amahoro. Abayobozi barakaye bakoranyeho baravuga bati tugomba gutsinda kandi tugatsinda turusha ikipe ya Mukura, maze bityo tugaca agasuzuguro muri shampiyona y'u Rwanda, ndetse bakabona ko Rayon Sport ari ikipe y'ubukombe atari ikipe ya iserezwa cyangwa se ivugwa ngo yatinya na Mukura. Bavuze bati twe tuzatangaza umukino urangiye, ariko rwose nibishimiye umwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa wo gutesha agaciro ubujurire bwabo, bikaba ari mu mpamvu nyamukuru zabateye uburakari. Abakinnyi nabo rwose batangiye imyitozo ku munsi w'ejo barakoze mu Nzove, ndetse no kuri uyu munsi bateganya ko bari buze gukora hariya mu Nzove ku isaha y'isaa 9, bari bube bari gukora imyitozo bitegura umukino wo ku munsi wo kuwa kabiri cyangwa se ku munsi w'ejo. Baraza kumanuka bajya i Huye ku mugoroba n'ubundi nk'ibisanzwe ubwo ngubwo, kugira ngo match ejo bayitegure neza kandi bari mu mwuka umwe. Ngayo nguko ibiri kubera muri Rayon Sport. Abafana bo rwose uburakari ni bwinshi cyane. Ferwafa ikomeje kuba Ferwafa nyine, nta kundi byagenda. Gusa ikiriho ni kimwe, ikipe ya Rayon Sport yo yahize gutsinda Mukura uko byagenda kose. Nyuma y'ibibaye byose Rayon Sport ati ntago amanota 3 cyangwa se ntago umukino mwawucyura uko byagenda kose. Ubwo reka dutegereze iminota 63 izakinwa, ndagira ngo munsubize amategeko ya Ferwafa akwiye gukosorwa cyangwa akosorwe abayashyiraho. Sinzi wenda uko mubyumva, murakomeza kugenda mutubwira, kuko Rayon Sport yo ntago ibyumva kimwe n'abanyamuryango bandi, uretse ko nabo baba bibona ko amategeko atariyo ngo ariko bakabyirengagiza nkana. Rayon Sport arababwira ati muhaguruke, amategeko nitwe twayashyizeho, ntago amategeko akwiye kunononsorwa, ariko twayashyizeho kandi twaranononse mbere yuko tuyashyiraho twese tukayemeranyaho. Ngayo nguko rero nibyo biri muri Murera. Nge ndaza kugaruka mbabwira uko bimeze. Ubu ngo abakinnyi bose barahari. Ku munsi w'ejo umuntu bita Nsabimana Aimable yarakoze, umuntu bita Kadime Ndiaye yarakoze. Abakinnyi bo rwose ubona ko bari mu mwuka mwiza nyuma yo gutsinda ikipe ya Muhazi bayisanze hariya iwayo ingoma ibitego 2-0 rwose. Ikipe ya APR FC nayo ikaza kugira gutya ikanganya, ntago byoroshye abe n'akana gatoya. Baje kwisubiza umwanya wa mbere, urumva ko ibi nari byiza hariya mu Nzove kabisa. Gusa muri APR naho naragenda, ntago byoroshye habe n'aka na gatoya. APR FC rwose yo n'umutoza Darkonovic uko byagenda kose se zirarangira bahita batandukana, ntago bimeze neza cyane. Darkonovic uri gutsindwa cyangwa se uri gutakaza amanota aho bidakenewe,
aho APR ikeneye amanota ntihari kuyatakariza. Ubwo ngubwo ni ama update aba ari kugenda azamuka kabisa hariya aturuka ishyorongi. Ubwo nayo abakunzi ba APR bayumve kabisa. Ngayo nguko nibyo biri muri ruhago y'u Rwanda. Reka turebe ko umukino ejo uzakinwa ukarangira amahoro. Ubwo nge nzagaruka tuganira ku kuntu wagenze, ibyakosowe. Match n'ejo saa 9 tuzaba turi hariya i Huye twese turi kureba ese ni Mukura ese ni Reyo. Ni umukino wa mbere kimwe cya kabiri tuzahabane. Gende Ben Journalist, kora subscribe, like, share na comment. Mwese mugira ibihe byiza kabisa. Ciao ciao.